agasobanuye kacu nuko tugatangiranye hano n'umugore wari uteruye akana keza cyane kitwa Ryan. Uyu mugore aragafata akarambika hasi arakabwira ati Ryan, ati genda uje gusimbuka hariya kuri uriya mukingo. Ubwo umugore yagateretse hasi ahita aza ari kwirukanka. Barakwereka mwene nyina wa Ryan yari yasigaye hano ku modoka, maze arangije abaza mukase ati Ryan umusize he? Araje aramubwira ati musize hariya. Ati sinzi ahantu agiye, ati gusa icyo nzi cyo musize arambitse hariya. Barakwereka akana nako kaje kerekera ku mpanga. Mukuru arabwira mukase ati hariya ko nzi ko hariho impanga, ati wa umusize hariya ute? Maze mukase aramubwira ati wari wabona nabyaye, ati ku buryo namenya ngo naba mbyitayeho. Ubwo mukase yese yinjira mu modoka aragenda. Barakwereka n'akana kaje gasatira impanga hari ahantu harehare cyane. Ubwo ngubwo mwene nyina wako kana yaje asakuza ati Ryan, ati havuta bikora. Barakwereka mukase yese yigendera, yese atwara imodoka arigendera. Nyagasani, kandi hano hana ni habi. Gusa mwene nyina wa Ryan yaratabaye. Kurikire filime witonze. Yaraje aragaterura akatari kasimbuka umukingo, arangije aravuga ati mukadata kwiki ari gukora ibi. Barakwereka kari akana ko nta n'ikintu kari kazi, nta kaziranenge kari aho ngaho. Barakwereka mukuru w'aka kana yararebye hirya no hino abona mukase yagiye yabataye, kandi yari yabasize mu ishamba. Ku buryo nta n'umuntu wabona hano bari cyangwa se mo kimwe ngo abe yabaha n'icyo kurya. Barakwereka uyu mwana yarajijutse, yafashe murumuna we Ryan aramutahana. Ukurikire filime. Mukuru w'uyu mwana Ryan bamwita Eva. Yararebye aravuga ati Ryan, ati mukadata aradutaye aragiye, ati gusa sinzi uko biri buze kugenda. Ubwo uyu mwana Adamu yasigaranye agahinda. Nyagasani, mukase yarabataye mu ishamba. Ukurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo ngubwo ibyo byarabaye. Barakwereka uyu mwana w'umuhungu Adamu yakomeje kugenda mu mashyamba, yisanze ahangaha ku mazi ari gutemba. Nyina wabo yari yamutaye, ariwe twavuga nka mukase, yisanze hano ku mazi ndetse ari kumwe n'uyu mwana Ryan. Atangira kumubaza ati si mwana wa mama, ati turabaho dute? Kurikire ati mukadata aradutaye, ati gusa sinzi niba hari ikintu twari tumutwaye. Ubwo ngubwo uyu mwana Adamu yararebye aravuga ati reka tuje kuba twiyicariye hariya, ati gusa ibintu dukoreye Imana izabimuhembere. Ubwo barakwereka uyu mwana Eva yaragiye kwicara, reka tugaruke hano. Barakwereka mukase yaje yinjiye ari kumwe n'umugabo we. Umugabo we aza ari kumubwira ati nashatse kugutungura, ati reba ahantu nkuzanye, ati reba urugo rusha, nshaka kugira ngo mbanemo nawe. Ukurikire filime. Uyu mukobwa aramubwira ati biranshimishije, ati biranshimishije kuba wakoze ibi bintu. Uyu mugabo aravuga ati aha hantu nari narahateguye nk'impano yawe, ati kubw'urukundo rwinshi, ati nari naravuze ko nzagutungura. Ubwo ngubwo uyu mukobwa nawe yari yishimye, kandi yari yataye abana mu ishamba. Nyagasani, arangije aravuga ati ntago wakumva ukuntu nishimye, ati ntago wakumva ibi bintu. Gusa ari gutekereza ibyo yakoze. Ukurikire filime. Ubwo yaramuyambiye barayambirana. Reka tugaruke hano. Barakwereka Ryan ndetse na mukuru we Adamu baje kwicara hano munsi y'intebe. Nyagasani, barangije batangira kwitwikira ibikarito nk'abana bo munsi y'ikiraro mu muhanda. Ukurikire ubu buzima bwatangiye kubagora. Guhera uwo munsi mukase yari yabataye mu shamba. Ubwo ngubwo yararangije atangira kwita kuri murumuna we Ryan ndetse mu buzima buto yarabayemo. Ukurikire ubwo umunsi wose warinze wabiriraho.
bari muri ayo mashamba. Ibyo byarabaye. Barakwereka ku munsi ukurikiyeho aba bana inzara yari yabishe, bari bamaze umunsi wose nta kintu barashira ku munwa. Maze mukuru we atangira gutekereza ati turaza kubona icyo kurya bigenze bite. Ati murumuna wanjye Ryan, ati turaza kubona icyo gushira mu nda bigenze bite. Bari bashonje cyane. Ukurikire ndetse niba utarakora subscribe ndakwibutsa ngo ukande kuri ako kabuto kakazogera. Bakwereka abana batangiye kuza hano bakebera mu iduka ry'umuntu. Abana batangiye kwinjira gake gake, gusa twabibonye ko bari bashonje umunsi wose, bawukubise inkoni nta kintu bariye. Uyu ndetse n'umunsi ukurikire filime witonze. Umwana yaraje gake gake ari gucunga, ari kureba hirya no hino, ari gukebera, ari kubona ko bari banahindanye. Nyagasani, ese biraza kugenda bite? Kurikire filime uraza gusobanukirwa. Ubwo umwana yageze hano abona igipaki cy'amata, arangije aragifata. Umusaza wari uri hano nyiri duka DJ Theo yarababonye, arabafata arabakurikira, aravuga ati ni gute uza kunyibira iduka? Ati ibi bintu byaramvunye, ati ndi kubishaka, nta muntu w'iwanyu wigeze aza kumfashaho. Barakwereka uyu musaza yakomeje gutoteza bano bana ari kubatuka, gusa ntago yazi ikiri kujya mbere. Umubwira ati umwana ungana nkawe, ati ni gute uri kuza ugahangara ukinjira mu iduka ry'umuntu utavuze nta mafaranga ufite ukaza gushikiramo ibintu? Barakwereka umwana yatangiye gusobanurira umusaza ati nari nshonje, ati maze umunsi wose ndetse ndi kumwe n'umwana, ati uyu ni umunsi ukurikiraho nta kintu ndashira ku munwa. Maze uyu musaza arangije aravuga ati ni nyoko kohereje ngo uje gushikira aya mata. Umwana aramubwira ati ntago ari unyohereje, ati kuva ejo, ati nta kintu twari twafata, nta kintu twari twashira ku munwa. Uyu musaza arangije aravuga ati none uri kubona ari njugu bishingiye? Aramubwira ati uri kubona ari ngombwa ngo uze gufata mu mata yanjye? Maze uyu mwana abwira uyu musaza ati natwe ntago ari twebwe, ati ni ibintu byatubayeho, ati narinje kuyafata ngo byibuze mbashe kuyagaburira uyu mwana. Maze uyu musaza aramubaza ati byagenze bite? Ati ni ibiki byababayeho? Barakwereka, reka bagusubize inyuma. Barakwereka umugabo yari ari kwitegura ngo aje mu kazi. Maze umugore atangira ari kumusekera, ari kumubwira ati uranzanira agakimutware wanjye. Maze uyu mugabo arangije abwira umugore ati bitewe n'urukundo ngukunda, ati ndakuzanira agapiza. Maze umugore atangira kubwira uyu mugabo ati mbese ubundi, ati bari abana ko mbona bari kumbangamira, ati nta kuntu twareba hano tubajana? Barakwereka ako kanya abana bose binjira mu nzu, maze abwira se ati mu bikoresho by'ishuri, ati amakaramu yanjye yari yanshiranye. Ukurikire ubwo mukase yararakaye, arangije aramubwira ati muje kuyasaba nyoko aho ahari, ati hano nta wundi muntu muri kubibwira ubitayeho. Maze umugabo we araje aramubwira ati witonde ndetse wibuke yuko abangaba ari abana banje. Ubwo ari kubwira umugore we. Ubwo umugore yatangiye kubabara, maze se akomeza abwira umugore ati ntuje urantotereza abana, ati bari abana, ati ni amaraso yanjye, ati uje urabareba, ati nawe wirebe, ati uri kumva, ati nta hantu muhuriye. Kurikire filime witonze. Maze umugore aravuga ati ubwo bari abana rikumva uri kubandutisha. Maze umugabo aravuga ati si ukubakurutisha, atariko bara umenye ko ari abana banje nawe ukabura umugore wanjye. Ukurikire ati bari abana ni amaraso yanjye, atariko nje nawe nta hantu duhuriye, ati kandi ibyo bintu ubishire mu matwi ubimenye. Umugabo ahita avayo anababaye, arangije azunguza umutwe. Gusa n'umwana byari bimurenze kuba yari kumva mukase ari kumugwanya. Ubwo mukase yavuye yatyo aza gutoteza aba bana, arababwira ati
mumve mu maso wabyanamwe, ati reba nk'ibyo muba muri kunkururira. Kandi uyu mugore niwe wari ubyiteye. Uyu mwana atangira abwira mukase ati sinone, ati nari ngutwaye iki? Ati ko nari mvugishije papa, ko atari wowe nari mvugishije. Maze uyu mubyeyi atangira kubwira uyu mwana ati wa mwana we, aturi kuncaririra, aturi ikirungurira mu maso yanjye, ukurikire. Umwana yasigaye hanababaye ndetse asigarana na murumuna we. Ibyo byarabaye, barakwereka umwana yari gukinana na murumuna we, ari kumukinisha kuko yari umwana mutoya. Uyu mugore araza ari kuvuga ati muri kumbangamira, ati muje gukinira hanze. Kandi aba bana bari bishimye ndetse hari ikintu bari bamutwaye. Maze uyu mukuru Adamu atangira kubaza uyu mugore ati ndikumva nta kintu twe tukubangamiyeho. Maze uyu mugore atangira kumubwira ati iyo muri kunkinagira impande, ati mugiraga ngo nje ndi nyoko wababyaye, ati nje ntago nigeze mbabyara, ati nta na rimwe, ati kandi ntinkazigere imbyara abana bameze nkamwe, ukurikire. Atangira ari kubabwira ati mu buzima no mu maraso mumve mu maso. Ubwo umwana yahise agenda, ukurikire. Umugore yasigaye hano gusa. Uyu mugore nawe ntabwo ari umuntu mwiza, uyu ni mukase. Yaratangiye aratekereza ahita ahamagara umuntu. Ubwo barakwereka yahamagaye umugabo we arangije yitaba telefone, aravuga ati ni ibiki? Umugore arangije abwira uyu mugabo ati aba bana uwaba mbajanye kwa nyirakuru, hari ikintu byaba bitwaye, wabashira mu modoka narangiza nkabajana. Barakwereka uyu mugabo aravuga ati niba nta kibazo kibirimo, niba nta kindi kibyihishe inyuma. Uyu mugore aramubwira ati nta kindi kintu kibyihishe inyuma, ati nabatwara nkabajana kwa nyirakuru bakaba bibereyeyo. Ukurikirane filime witonze. Uyu mugabo abanza bitekereza ndetse akumva n'ibyo umugore yari kumubwira, yari kubimubwira neza atuje, ukumva ko nta kibazo kirimo. Uyu mugabo araje abwira umugore ati niba nta kibazo kirimo wabajana, uri kumva? Nibwo uyu mugore yahise afata bano bana abashira mu modoka. Barakwereka bari kugenda bishimye ndetse bari bazi yuko bagiye kwa nyirakuru. Gusa aho abajanye twe twahabonye niho twatangiriye filime. Ukurikire filime witonze uraza kugenda uraryoherwa. Ubwo uyu mugore yakomeje kugenda aganiza abana ababwira ati mbajanye kwa nyogokuru, nabo bari bishimye. Barakwereka uyu mugore yatangiye kuza yerekeza mu mashamba. Gusa twe twatangiye ari kujugunya umwana mu mpanga, ari kohereza umwana mu mpanga. Yageze hano arahagarara arababwira ati muve mu modoka. Nibwo nabo batangiye kuva mu modoka. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore nawe yavuye mu modoka gutyo, arangije aza yigira imbere asatira aba bana. Ntago tuzi ngo bigiye kugenda bite. Ukurikire filime witonze. Ubwo yararangije abwira uyu mwana Adamu ati mpereze uwo mwana nkwereke. Ati mumpereze. Ati wowe sigara hano. Uyu mwana aramubaza ati sinone, ati umujanye he? Ati tugiye hano hirya, ati hari utuntu ngiye kumwereka. Ati ndaje. Ati ntugire ikibazo. Ubwo Adamu yasigaye ari hano, asigaye hano ahagaze ategereje mama we. Barakwereka tangiye kureba kirengaguza hirya no hino ngareba hamujanye. Nibwo wa mugore yamuzanye amushira hano ku manga aho twatangiriye filime. Nibwo uyu mugore yaje arambika umwana hano, aramubwira ati genda uje gufata kariya kantu, uje gusimbuka hariya. Yarangiza agahita yigirukira. Ukurikire. Kandi hano hantu hari harehare cyane. Ubwo nibwo nyina wabo yabataga mu ishamba. Ibyo twagiye tubibona. Iyo ni inkuru Adamu yari kuganirira uyu musaza. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Uyu musaza yumvise amugiriye impuhwe, arangije aramubwira ati humura mwana wanjye,
ati kandi umbabarire kuba nari ngufashe ngatangira kugutoteza nkakubwira nabi, ntabwo narinzi ikiri kujya mbere. Uyu mwana Adamu atangira kubwira uyu musaza ati nibwo twabonye dushonje tuza kukwibira amata. Maze uyu musaza arangije arababwira ati mwakire munywe kandi munezererwe. Uyu mwana afite n'ikinyabupfura disi, atangira gushimira uyu musaza, aramubwira ati urakoze cyane, ati sinabona ukuntu ngushimira. Uyu mwana yatangiye guseka, ndetse n'uyu musaza atangira kubwira uyu mwana ati noneho n'ikirenze n'ibindi ndaje nkwereke, ati mugumaha muje muribera hano iwanjye mu gihe mutari mwabona mama wanyu, mu gihe mutari mwabona ababyeyi. Ubwo abana baratangiye bongera guseka ndetse barishima. Barakwereka ibyo byarabaye, abana bagumanye na wa musaza atangira kubaha icyo kurya. Uyu mwana arangije aravuga ati ntago narinzi ko nzabona umuntu w'umugira neza yarangiza akanyitaho, ati gusa urakoze. Uyu musaza aramubwira ati ntugire ikibazo, ati hano tuzajya twibanira, ati hano ni hagari, ati tuzajya turabana nk'umuryango. Uyu musaza nta mutima mubi, barakwereka barahoberanye, ndetse uyu mwana yarongeye agarura ibyishimo. Ukurikire filime, ibyo byarabaye. Barakwereka hano uyu mwana yatangiye kuja arafatanya n'uyu musaza uturimo, ndetse akaje arakora n'akazi ko mu rugo. Uyu musaza nawe ari gucuruza. Ukurikire, umwana uri hano yakomeje kuryoherwa n'ubuzima bitewe n'uyu musaza uri hano, yaramutabaye, ndetse bakomeje kuja baraganira bakishima baryohewe n'ubuzima. Reka tugaruke hano kwa muka data wacu. Barakwereka mukase nawe yari ari hano aryamye ari gukanda mu dutelefone. Ako kanya umugabo we aba arinjiye. Ukurikira filime, uyu mugore yari yiryamiye ku ntebe. Umugabo akiri aha acinjira asanga umugore wararyamye. Umugore ati ni karibu umugabo mwiza. Umugabo arebye hano abona nta kintu kiri ku murongo gihari. Ukurikire, abona umugore yiriwe yiryamiye nta n'ikintu yigeze akora. Arangije atangira gutoteza umugore, aramubwira ati narakuzanye ngo ubivaze hano, ati reba ibintu byose ukuntu bimeze, ati urakeka ari njye wari kuva mu kazi nkaza kubikora? Maze umugore atangira guhumbaguza, atangira kuvuga ati nari navuze ngo ndabikora. Umugabo ahita avayo ababaye, arakaye, ahagurutsa umugore. Arangije aramubwira ati umuhungu wanjye Adamu yarabikoraga, urangije uramufata umujyana kwa nyirakuru, ati none uri kwirirwa uryamye hano, ati utegereje ko ibi bintu ari njye uraza nkabikora? Barakwereka umugore n'ubwoba bwinshi ndetse n'amarira, atangira kuvuga ati umbabarire, ati ntago nategereje ngo urabikora, ati ahubwo nari ndabikora. Umugabo atangira gutoteza umugore, atangira kumubwira ati narakuzanye hano ngo ubivaze. Uyu mugore nubwo yataye bari abana, ariko nawe ntago yasigaranye amahoro, yasigaye nta mahoro afite. Gusa abana baho bari banezerewe. Uyu mugabo yatangiye kumubwira ati wowe, ati ntago uri mwiza kuruta umugore wanjye wa mbere, ati umugore wanjye wa mbere, ati nawe yari umugore, ati ubwo rero wowe ndakeka nta kindi kintu umurusha. Ukurikire filime witonze. Arangije umugore aramubwira ati umbabarire. Umugabo arangije yarasize amuteye ubwoba, agakobwa gasigara hano kahamutse. Umugabo nawe ahita yiciraho. Gusa uyu mugore yarazi ko ubwo bari abana abataye aribwo azagira amahoro. Gusa nawe nta mahoro afite. Gusa abana bo aho bari turahazi, bameze neza, banaranezerewe. Ukurikire filime. Nakubwiye ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nkwibutse gukora subscribe, share ndetse na comment niba waryohewe, kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi, umunsi ku wundi. Barakwereka umusaza uri hano yarateruye kakana gatoya ko bita Ryan. Barakwereka na kakandi gatoya ka Adamu
kaje kavuye ku ishuri gatangira kubwira umusaza ati ku ishuri byari bimeze neza, ati ku ishuri nabonye indi nshuti. Maze uyu musaza aramubwira ati uri kubona bimeze bite? Aka kana gatangira kumubwira ati gusa nkumbuye mama. Uyu musaza atangira kuvuga ati wigira ikibazo, ati muzongera muhure. Maze uyu mwana aravuga ati si tuzahurira hehe? Uyu musaza yakumyaga kuganiriza aka kana ndetse akaja naragahumuriza, kana kakongera kakagarura ibyishimo. Ukurikire filime witonze iby'aka kana kuntu bizagenda. Kandi uyu musaza arongera amubwira ati kandi ndabakunda wowe na murumuna wawe Ryan, ati kizaba cyanshimishije nuko uzakubona watsinze. Uyu mwana arangije aramubwira ati wigira ikibazo, ati intego yanjye nihaye, ati nuko uzatsinda, nuko uziga ngatsinda, narangiza nkazavamo umuntu ukomeye, ati ku buryo nanjye mukadata azagera andeba akabona yuko uri umuntu ukomeye. Maze uyu musaza aramubwira ati dufatanyije n'Imana, ati ibyo bintu birashoboka. Barakwereka uyu mwana yurengeye abwira umusaza ati gusa ikibazo ni mama wanjye. Uyu musaza aramubwira ati ihangane, ati ibyo byose bigendaga birashira, ati bizarangira, ati kandi nizeye ko uzagira ubuzima bwiza. Gusa uyu mwana yahoraga aravuga mama we. Ese mama w'uyu mwana ninde? Ukurikirane filime witonze. Mama w'uyu mwana, uyu mwana ahoraga aragamba mama we ni uwuhe? Ukurikirane filime uraza gusobanukirwa. Barakwereka hari umubyeyi uri hano ari gukora amasuku. Ukurikirane filime witonze. Ndetse n'umubyeyi uri kubona ko asa nkaho yacupiye bitewe n'agahinda. Uyu mubyeyi yari afite agahinda, yahozwaga ku nkeke, ndetse uri kubona ko ari kubikora ari kwitotomba, ari kuvuga ati ibi bintu nje ndabirambiwe, ati hano mw'uru rugo, ati meze nk'umukozi. Ako kanya barakwereka hari umugabo winjiye ndetse n'umugore. Turabona amaguru y'umugabo ndetse n'ay'umukobwa. Ukurikire filime witonze. Ubwo ako kanya nibwo papa wabari abana yinjijemo umugore mu nzu, ndetse na nyina wabari abana arimo. Ukurikire filime witonze uraza kugenda uryoherwa. Ubwo se yakomeje kubwira aka kagore ati uriya ntumwiteho, ati uriya asa nkaho ibintu bye byarangiye, asa nkaho ibintu byamurangiriyeho. Barakwereka aka karaya kahise kavayo. Aka kagore ka mukase wabari abana gatangira kuza kuri uyu mama wa bano bana, karangije gahita kamucaho, karaza gatangira kumwiryaho. Ukurikire filime witonze. Gatangira kumubwira kati ndabona gukora amasuku bikubereye, urabona ko n'uyu mugore agahinda karamwishe, urabona yuko yakiye urwaje. Kurikirane filime witonze.